Uyu munsi hari ikibazo ngufitiye. Ese uramutse ugize ikibazo, urabona umaze iminsi mu kazi, umaze iminsi ukora ibiraka, nyine hari udufaranga uri kubona, ngufitiye ikibazo. Ese uramutse bibaye ngombwa ko akantu wari witeze cyangwa se uko byagendaga bidakunze, ufite sevingi cyangwa se ubwizigame buke cyane bushobora kugufasha muri iyo minsi nyine byanze? Ugize ikibazo runaka nyine gihita kigusaba amafaranga, ukabura umuntu ukudepana, ufite sevingi ushobora guhita uvuga uti reka mpite nkora hahandi mpite nkora y'udufaranga? Iki kibazo niba utagisubiza, ubwo ngiye kugufasha kugisubiza, guhita ubikosora guhera ubu ngubu. Banje gusuhuza abantu bari kuva mu kazi, abakiri mu kazi gake gake, ubu nanjye nibwo ngeze mu rugo. Hanyuma rero ikibazo rero kirabaza giti, ese wowe ufite amafaranga ashobora kugufasha mu gihe ugize ikibazo, cyangwa watangira kuguza bakayakwima? Niba icyo kibazo utagisubiza, andika muri comment uti ngiye kubihindura, ubundi duhurireyo. Ejo bundi naratunguwe cyane, umwe mu bantu banjye mbasha kumentoringa bake cyane, umwe muri bo yagize ikibazo, bamwiba telefone. Telefone bayibana n'ikofi irimo irangamuntu, n'amasiriyo namba ya telefone. Ubwo rero babyibye, ubu ngubu nibwo yagiye gutanga ikirego kuri RIB ngo arebe ko ziriya fone, RIB muri iyi minsi isigaye ikora neza, basigaye bazigaruza. Bamusaba siriyo namba, bamusaba n'irangamuntu n'ibiki, kandi byose babyibiye hamwe. Ariko ibyo byose nyine ubwo babyibiye hamwe, nta mafaranga yari asigaranye, nta kintu yari asigaranye. Shuwa yari asigaranye n'imwe, niyo kumpamagara akambwira uti noneho mpereza ku mafaranga nkemure utu tubazo. Ibyo biturutse he? Nigize kumumentoringa ubwashize, ubwo atajyaga agira ubwizigame, nyine nawe yakoraga nk'uko dukora, tukajya turya amafaranga ku buryo nta sevingi umuntu aba afite ishobora kumutabara. Ndamumentoringa, arankundira, aranyumva, ariko ansaba serivisi imwe, arambwira uti mfasha, njyewe ndamutse nyabitse cyangwa se ndamutse sevinze aho mbasha kugera, njye nayikurirayo. Mfasha noneho mbanze umpe serivisi, ujye umbikira amafaranga, kuko we ntiwayamanya gusabye. None nibwo mbanze nitoza uwo muco. Ndamwita serivisi niwe ngiye kuyiha, kubona amafaranga y'undi muntu ntajya yivanga n'ayanjye. Okay, ndabimwemerera. Amafaranga yamara guhembwa akahita anyohereza ayanjye, yamara guhembwa akanyohereza ayanjye, akurikira akanyohereza ayanjye, aragenda agira amafaranga menshi kuri sevingi. Ejo nibwo yampamagara arambwira uti amamagaza indi nimero, telefone yanjye bayibye, ibyangombwa babyibye, kofi babyibye, nta mafaranga mfite, nta muntu nahamagara, niwe wenyine mpamagaye. Ubu ngubu ndi gushaka guhinduza, ndi gushaka gufotora cyangwa gisimbura irangamuntu, njye kuri RIB bari kunsaba ibi n'ibi, ubu nkeneye amafaranga. Nibwo nabonye ko burya sevingi nibwo yabashije kubona ingaruka zo gusevinga nziza. Ubu ngubu wenda yari yamaze no kuguza abantu bayamwiye. Shuwa yari asigaranye none niyo gukora kuri ya mafaranga yagiye yibikira. Ikibazo rero kirabaza giti, ese wowe ufite amafaranga ashobora kugufasha mu gihe ugize ikibazo, cyangwa watangira kuguza bakayakwima? Niba icyo kibazo utagisubiza, andika muri comment uti ngiye kubihindura, ubundi duhurireyo. Ciao.